uri ako se komeruka hajya gutega wenda umuntu w'umugabo cyangwa se ukumva ngo hari abakobwa bigurisha akaba ari wenda bajya gushaka abagabo ku mihanda. Ntago byoroshye cyane. Niba abakobwa bashobora kujya ku muhanda bagatega n'abagabo bajya gutega bambare nk'abakobwa. Kamema umfasha kugendana kandi buri kimwe cyose ugifate fresh kandi muze kurwana hanyuma tugiye kurwana ntago turwana yego kubita mikoro inyuma twimwire nk'abigendera siko bimeze. Salama kayo bite byanyu bite byanyu nese ko mbona muri kuza mu nyanduranya ho yefu ibintu mwese mwebwe namwe muri bantu bagenda hose kugusuzuma urumva hari ikibazo kirimo. Ikibazo kibirimo sivuza nta kibazo birangira ariko uhita ukomeza inzira zawe uri kwitara bwije. Yewe butuvugana mfite gahunda hari umuzungu dufite gahunda umuzungu kandi agomba kuza nsanga ahangaha. Gahunda bwoko ki? Gahunda bwoko ki? Urashaka kuyimenya se? Ego komana waje gutegura ku muhanda wese birakureba niba nteze. Ego komana niba nteze ntago nteze mu gikari wanyu kwasi. Ubu wanze kure ku butinganyi waje gutega niko ugomba kubimbaza. Ntago ugomba kubimbaza mu muzungu araza ryari aragusanga ku itara. Ahasanga ku itara nyine. Abanyarwanda mu kazi ishumi inyo ziri mu kazi muzajye mu mamahoro kuko amasaha kunyaze yageze tuzumvikana ugenda zaba abanyarwanda kazi dufite ibibazo kabisa. Asimana ubwira mwana umva ariko ndebera kweli ubu nzamugenza je mfite ikibuno. Ufite ikibuno kandi ndatera nkanaterwa. Urakoze cyane rero nimba ari kandi agakanya ubu ngubu utinzeho gatonya nahita ngucabiranya jewe none ndagiye nahita ngucabiranya ubesha kubi oya amahano nagire urenje niye yambwiye ngo yanaje urasha kungutera ariko aze gutera ije gwina mwibwire igihugu cyakaga sanza kwita kayo musanza kwitara mama ngo numutinganye kayo twavugana kayo twavugana wese ubyumva gute nkiyo nk'umuntu w'umugabo yigize nk'abagabo. Hoyo ngo iri ni ugusebya igihugu cya Kagame kabisa. Ibi bintu ntago byewemewe muri iki gihugu. Babica gute rero gira icyo ubwira abanyarwanda. Kabagiye bababona bakabakubita bakabakura mu nzira bakanabafunga byibura kubafunga bishye bakabirukana muri iki gihugu bakanabafunga n'abagabo bose bigeze abaturage. Time greet every person where you stay. I think nizere ko mumeze neza cyane ndacyari MC setting nkuko bisanzwe. Iyi ni Kigali News 215 ku masaha y'umugoroba ndi kumwe na Vava umeze gute? Meze neza cyane. Yego tugiye kujyayo kandi ni nkaho twanahageze. Niyo mpamvu nari nkwamagaye kugira ngo wongere umuganirize mvica kubwira ko ngeneye nahanyuze mbere kuri moto mbona yatangiye gahunda ze zo kwataka imihanda. Reka ngushimire cyane nizere ko turaza kugerana ku musozo w'iki kiganiro. Uramutse wifuza kumpa inkuru twasangiza abanyarwanda nyandikira kuri WhatsApp 0782 477 kameramani ntungira kamera haruguru Vava uri kumubona? Yego namubonye cyane. Uri kumubona? Ndabona aho yategeye nahagaze ku muhanda ariko naramumewe kabisa abanyarwandakazi. Ndebera yagiye kwitara rwose aregamye arahagaze neza. Dufashana muri hejuru y'itara. Abanyarwanda umva igihugu cyacu gifite ibibazo kabisa. No tunarimo kwisiga niba ruzuki. Umva niba ari iki niba jewe uriya muntu yarancanze kabisa ariko ubu ngiye kumubaza neza noneho. Ariko mani hazemo ibintu by'imirwano nk'ibyo wishize. Oya ndamubaza by'intangarugero abwire niba yaranze kubireka no ahisemo no kujya gutega. Ndebera ariko ndebera birani bicari kwisiga sa ubwo buri ako se komeruka hajya gutega wenda umuntu w'umugabo
cyangwa se ukumva ngo hari abakobwa bigurisha akaba ari wenda bajya gushaka abagabo ku mihanda. Ntago byoroshye cyane. Niba abakobwa bashobora kujya ku muhanda bagatega n'abagabo bazajya bajya gutega bambare nk'abakobwa. Kamema umfasha kugendana kandi buri kimwe cyose ugifate fresh kandi muze kurwana hanyuma tugiye guhisha mikoro ntago turwana kubita mikoro inyuma twimwire nk'abigendera siko bimeze. Salama kayu bite byanyu bite byawe reka tubifunge nse ko mbona muri kuza mu nyanduranya ho ngiye mfite ibintu ndi mwese mwebwe namwe muri bantu bagenda ho kugusuza urumva hari ikibazo kirimo. nta kibazo kibirimo nsuhuza nta kibazo birangira ariko uhita ukomeza inzira zawe uri kwitara bwije. yewe butuvugana mfite gahunda hari umuzungu dufite gahunda umuzungu kandi agomba kuza asanga aha ngaha. Gahunda bwoko ki? Gahunda bwoko ki? Urashaka kuyimenya se? Ego komana waje gutegura ku muhanda? Wese birakureba niba nteze. Ego komana. Niba nteze ntago nteze mu gikari wanyu kwaso. Ubu wanze kure ku butinganyi waje gutega. Reka twiganirire ariko nizeye ko atari bya bindi byo kuza ko sikimura. Oya tugende reka babwire man. Kwanza buretse mbaza none nta bintu byo kurwana. Oya nta bintu byo kurwana. Nta bintu byo kurwana tuzanye. Umukobwa we wakinyendera we wabuze ahantu ujya gusambanya. Oya ntago tuje kurwana. Wabuze ahantu ujya gukemurira ibibazo byawe. Ntago tuje kurwana. None se mutuje kurwana uje kumbaza iki? Uri umunyamakuru se? Gende kukubaza. Muri abanyamakuru. Gende kukubaza. Oya muri abanyamakuru twumvikane. Nese buri musi nago tuziranye. Bwa mbere mbonye. Oya hari ibintu nge najya nkunda. Niba atari ubwa mbere nkubonye ariko ubugomba kuba. Gende kukubaza bareka nkwaza. Nese ubundi kuki uhora ungendaho? Ngaho reka twiganirire bisanzwe. Sibyo. Nese reka njye baraza ryari. Reka twumve ndigiye umuzungu azira tuganire mu gake. Wewe ntago ugomba kubimbaza. Ntago ugomba kubimbaza ngo umuzungu araza ryari. Aragusanga ku itara. Ahasanga ku itara nyine. Abanyarwanda mu kazi ishumi inyo ziri mu kazi muzajye mu mamahoro kuko amasaha kunyaze yageze tuzumvikana igihe ntazaba abanyarwanda kazi dufite ibibazo kazi. Oya wizana ibintu byo kurwana ntabwo twe tuje kurwana. Ibyo bintu uvuga ari kujye ukakwara abantu. Oya uje kumbaza iki? Ndebera ukuntu wambaye. Uje kumbaza iki? Ibaga z'abagore watesheje abanyarwanda agaciro abanyarwanda kazi nta mukobwa ukibona umugabo kubera wowe urumva wirirwa urata izo nyo zawe ziva mwiki nk'umuntu w'umugabo ndahira nzajye nyirata byaganje ahubwo yirebe none se ubwaho yagenda nanagusurire oya ntukajye ugerayo urumva kuki wirirwa ujya gutega uri umukobwa wowe uri umukobwa wowe birakureba ntago bikureba umuntu w'umugabo aza gutega ku muhanda ureke guterana amagambo ariko vava umuntu w'umugabo aza gutega tuje kumusuhuza ntago tuje guterana amagambo. Oya ntago tuje guterana amagambo ahubwo wowe nuko atangiye kutubwira nawe njye urumva navuga nitonze rata ahubwo ino nshinzi kazi ndayikubita iyi nshinzi kazi n'amavangi ngagira niyo mpamvu buri munsi yaraza mu gahanga wagira ngo ubarasa reka da mbese urabura utamutari wewe ahubwo si umwirihe cyane wabiretse ko atari amavangingo yawe nisize se wabiretse ari fresh wabiretse by'ibishego umva ratakayo bireke rwose mbaru bireke mwereke inzira nziza vava buri se ariko nigane na kayo asemana ubwira mwana umva ariko ndebera kweli ubu ngubu zamugenza imbere y'abanyarwanda ukuntu baba wamuzanye uruhande kandi reka mwibarize meze neza twe turimo twigenda urumva hari umuntu tugiye kujya kureba hariya urumva kandi mubabare nimuze gutyamirana nk'uko ushize mwanarwanye sibyo hasi ko byabyiga uko nyene nzi ko ntegereje ndi kumubinda ahangaha kuko amasaha kunyaza yageze. Oya man ibyo bintu ngiye nagomba ashaka kubivuga rwose turi kuganira. None se ko ari wowe ungendaho ubundi uri kumbaza iki? Nese kabikuri ahangaha wari utubwiye ngo utegereje umuzungu. Ufite umuzungu nahanye gahunda nawe. Ahangaha rwose kuri 40 hari
umuzungu ngiye mfite gahunda nawe kuri uno muhanda rwose kuko amabuye twahanye gahunda ko turi butsiburane mu gasasa kagasamoye. Niyo mpamvu rero ngewe si byose, niyo mpamvu ngomba kumutegereza hano tukajya hariya muri hoteli urumva, ubundi tukikorera ibyacu. Niba namwe mushaka kubizamo nabwo mumbwire muze babasiga utuvuta. Uwo muzungu ategereje badusiga amavuta y'iki, badusiga amavuta nyene ku bimuno kugira ngo mworohe. None se ko mbona muri ushaka umuntu nkawe yabuze abakobwa. Nese wewe wamubari iki kutanyara? Yesu we. Igihugu cyarangiye kuganira nawe Kayo. Uyu munsi rata ni ngewe sibyo, reka twiganire. Nge akabazo nshaka kubaza. Inabaretse. Nago mvuga nje kandi isuvuga vava buretse. Kayo nge mva mwibariza. Ahuzi n'indimi n'abakobwa bagenzi be barigatana indimi mu kibuno. Mumbabari. Oya Kayo wibwira ibyo bintu abantu. Biko nukura curuza amafoto y'urukoza soni uyu nguyu. Hari ifoto ari kwikinisha gutya agahita nyenyegiza mu bantu. Kayo umva nkwibwira. ariko besha Kayo umva nkwibwira. ariko besha ko Mane aho bigeze ngereka mwibwirire. Hasavuye muri ibi bintu kuko urabona bibereye umuco w'abajama ko. Bivamo nkande se nimbivamo suza amakabuno kawe. bamwitane Nivyo bakuroza. cyo manze mubaza Gwino mwibarize rata nawe, gwino mubaza. Namubaza jewe. Reka twumve uyu mugabo. reka manze mubaze Oya ndagufatira na. yego ni amahoro Amahoro. je banyita je murundi je BJ. murundi Uri umurundi. none umurundi kubona babona bya sibyo kuvuga ngo uburenganzira bw'umuntu siko bimeze abunuru birarenze kandi ararenze siko bimeze kuba birenze rero jewe mba mvuga ngo ibije uko ndi kubibona nabona ko ari nk'inkinamico ni ukugira ngo asize abanyarwanda ko je mba siko bimeze Ese nimba ndi muri nk'imico byose ko abarundi tuzi ko namwe mujya mugeraho mukitira akanyamerika ngo mutagigira ngo ubushake n'ubushe bwo guhuza n'abagabo cyangwa n'abagore banyu babakinuma mwabuje kunyisunga mvuganira kugira ngo bikunere nkupanura akabune baguce bafiriyeri. rero ikibazo rero gihari jewe kuba inshuti ntacyo byantwara hari ubucuti twagirana nawe n'ubucuti ntagirana nawe siko bimeze none umbona ute nawe ndi kukubona wigize umukobwa none nyene je niko nteye ni hormone zanjye niko neye nwese ari ikintu kimuri bubirenze jewe na icyo nashaka kwibariza BJ reba hari hasi Rwanda ntimuhisha n'umugabo ashutswe ntubona nk'uyu iyo ashatse je mfite ikibuno ufite ikibuno kandi ndatera nkanaterwa urakoze cyane rero nimba kandi agakanya ubu ngubu utinzeho gatonya nahita ngucabiranya jewe none ndagiye nahita ngucabiranya obesha kubi oya jewe urumva jewe buri muntu wese niba atabizi ugende bimubwire Kagame ni imfura Kagame mu mutore mwongere mu mutore ariko ibi bintu ndabizi aje aho bukeye ibintu arabica burundu ora bishigikiye ko je ntabwo mbishigikiye nanjye simbishigikiye ubwo nabica nawe bazaguca uri jewe kana mu gihugu cyakambwira ati genda ndi impunzi birukana sugi Kagame ntiyari ntabwo agiye yirukana Kagame tureba ari ntabwo bazi numva Kagame dusanga nta muntu umusaza wihisha umusaza Kagame ibi bintu nabice abice kubica rero burundu banza unyumve nkuko ari kubivuga abantu baratandukanye sibyo abantu santima zitandukanye harabijya mu byigira urubwo uravyumva ariko ibi bintu Kagame hamwe abikangayemwo gake ibintu birahita bicika Kagame n'umuvyeyi utatoye Kagame nini Kagame n'umuvyeyi ibyo nabwiye abanyarwanda ejo bundi ndabavyigana mwe mutatoye Kagame kaja wundi mu president Burundi Kongo Kagame wowe ufite imyaka ingahe ariko ntawe
naramutoye n'amahano naramutoye reba ni nayo mpamvu rero akora hano to nkahaha reba hano best reba hari uruntu tumwe na hano ntabwo ari kimwe hehe hari na hehe na hano base mugura agafana ngwino nkugurire rata jewe banyita ndubakisha urentere uranamamaje noneho ari bwishu amahano tubwire uri engineer yambwiye ngo yanaje Urasha kumutera ariko aze gutera bije gwina mwibwire nese kubungubu ni bije gwina mwibwire niko mushingana nizere ko ibintu tabishyigikiye bino bintu ntabwo bishyigikiye natwe ibintu ntabwo natwe ntabwo turi nta mbaraga mbifitemo uyu wabishoboye nakubwiye ubishoboye wari jewe nduwigenda bije umva nkubwire nanjye nicyo kimagaritse aha ngaha guca bino bintu Kagame nabona ndikugurukana n'uyu ariko Kagame icyo yampora ari umwana udakwije imyaka urakoze cyane ariko nk'iki turagurukana twinzura bikagira inzira ariko se wewe ndebera ngo bije reba umwana agafanta genda umugore agafanta ngira ngo rero nkuko muri kubibona ni amasaha y'ijoro turi hano i Nyamirambo aho bakunda kwita kuri 40 nandi kumwe na Vava ndetse dusanga uwo muzishitani Kayusi nk'umutinganya uruharwa aha kwitara amaze kutubwira yuko ngategereje ngo umuntu bafitanye gahunda kugira ngo bajye muri hoteli bategereje umuzungu nagaraza so no kuvuga ngo umuzungu yagiye ahantu itara rigaragaza mukanya gatonya arasanga dukose ndi kumostaringa gutya ariko mwana ibintu ariko se umva ibintu rabije yavuze nibyo ndebera ibintu rabije yavuze ukaraga kabuno gutya asange ndyoshe mujye mundebe wewe ibintu bibona ibyo ngibyo nge ntago bindeba ntabwo bibaho muri iki gihugu cya Kagame Sanza hakwita Kayo Sanza hakwitara mama ngo numutinganya twavugana Kayo twavugana wese ubyumva gute nk'iyo nk'umuntu w'umugabo yigize nk'abagabo hoyo ngo iri ni ugusebya igihugu cya Kagame kabisa ibi bintu ntabwo byewemewe muri iki gihugu babica gute rero gira icyo ubwira abanyarwanda bagiye bababona bakabakubita bakabakura mu nzira bakanabafunga byibura kubafunga bishye bakabirukana muri iki gihugu bakanabafunga n'abagabo bose bigeze abaturage kwirukana ko wagiye usama n'abagabo bose bagiye umugabo wawe kubikora nihishe byari igihumbi ko batakwirukanye hoya nge nshobora kubikora nihishe ntabwo nabishyira ku kantu tuje kukureba wibangamira abaturage tuje kukureba abangaba ntacyo babangamira bangamira twebwe abanduta bagira inama yo kwitwara turabona udashaka kumva inama yacu ayuguma kwitara ryawe turabona byararangiye icyo ahubwo nakwimuka nyigendera handi hatumba musanze hano oyaguma kwitara ryawe twebwe kiganiro tukiri mumvire kwiseta rero bavagira ikintu bibwira abanyarwanda inama wagira urubyiruko abanyarwandakazi ikintu cyari kituzanye aha ngaha tuje kureba uyu mugabo Kayusi muyu ari we bita umutinganyi tuje kumugira inama kugira ngo ubutinganyi azabuvemo kubera ko ibi nibyo byica umuco nyarwanda n'abakobwa bakibona abagabo ababyeyi yarabasebeje n'abagabo yarabasebeje ni ukuvuga ngo umuntu w'umugabo nk'uriya yakagombye kuryamana n'umugore ntabwo yakagombye kuryamana n'umugabo mugenzi wiwe rero aka kanya twari tumusanze aha ngaha kugira ngo tumugire inama yazanze ariko gusa mu muco wa kinyarwanda n'igihugu cyacu ntabwo ibintu kibyemera ntabwo natwe tubyemera turifuza ko uyu muco uzacika ugacika burundu ndumva ari cyo kintu nababwira wewe ibi bintu ubibonye ntibabifata nka filime ibi bintu ntabwo ari ariko wa mugani wasanga ari ibimurimo kuko yewe reba nawe iki kigabo kigize gutya
uyu mugabo rero wiza kudusteresa twiganire n'abaturage ego asanga buriya hari ikibazo afite muri we kuko ndabona nta buzima afite nicyo navuga nava kameze nk'uwapfuye akazo nk'uwamaze gupfa ari mu mva ibyo uvuga nibyo rwose nanjye niko ndi kumubona kuko urabona nkuru n'urubyiruko ruba ruva ku ishuri none se ubu ni nk'uwe muco barimo kwereka abana igihe uyu nguyu ikintu se wamwigiraho iki reka ngushimire cyane ndacyari MC Seti twari turi mu muhanda turi aho bita kuri 40 nkuko nahoze mbibabwira twari turimo tugenda ni nyuma yuko twongeye kubona umutinganyi sinzi naje kuburira Kayusi umutinganyi ruharwa mumaze kumva inama zimwe na zimwe mu baturage bamaze kutugezaho dukeneye inama zanyu muri comment reka nkubwire ni aho uri hose Imana ikumere imigisha itagabanyije dusubire mu biganiro bikurikira